What's up y'all? Welcome back to my channel. Niba muri channel nitwa Peacine, niba usanzwe na video zanjye then yambi my glogators. Uyu munsi ndagarutse n'indi video Juliet na Claire baje kunsura, the beautiful ladies bafite TBT Rwanda channel. So Claire yagiye mu kazi, Juliet turi kumwe yakomeje kunganiriza, none ndashaka pranking. Namubwiye ko nshaka gukora video nubwo amenye gukora prank, I don't even know how. Namubwiye ko ngiye gukora video donc yo kumenyana namwe ibibazo biri personnel nshaka kubasobanurira wenda bijyanye n'ubuzima bwanjye, ariko ndashaka kubeshya handi nyine kuva ku kintu cya mbere kugeza ku cya nyuma nyine birari ukubeshya. So ndashaka kureba reaction ye, anyicaye iruhande namubwiye ati tugiye gukora video, ndagira ngo umbaze kugira ngo abantu banjye babashe kumenya, ariko nyine ibi byose ndi busubize ntago abizi ko ndi wembeshya, ndashaka kubeshya nyine nkamushokinga. So stay tuned. Hello, welcome back. Twe na Juliet, TBT Rwanda. Ni channel ya Juliet na Claire, murabazi na star. And besides, they're best friends. Nishiti zanjye nyine twatangiranye bo bageze kure, ariko it is sorry. So byarangiye kubyagize nanjye tubaze gukura hano kama yamutugeze mu 6. Can you imagine? Wow, that's cool. Ako twari ufite muri how if to subscribe to 50. I know. Yeah, so umaze gukura ni family, ariko can you imagine ko ntago banzi nyine abantu banje tuvugana gusa neza buri munsi gusa neza, ariko mba nshaka ko tuva ku bisatsi na skin care wenda nyine tukagira utuntu, kuko n'igihe mashaka ko tuganira hari ibintu byinshi banumva navuga akumva se hajya ndahera he niko kundi connect na community yawe. So hari ibibazo abantu benshi bakunda kumbaza yaba kuri Instagram DM cyangwa se abo duhura batanzi, ngira ngo ngire wenda bimwe mbaganirizaho. Juliet ndamuhereza agende abinsomera noneho basibize. Yeah, thank you so much. Peacine ugambere ngeze kuri Peacine ariko numva bamwitonze yo mpamvu TBT aba prank zikabije, niba mutarareba TBT ntabwo nzi namwirbaranya ngutazi TBT habaho. Hello TBT Rwanda channel, jyayo ukore subscribe urasanga ari vibe tuje gusa uburagira agahita yuko ngira ngo gutuje, ariko biganugeze kubona ukorana na wa Joy. Yeah, Joy yaragiye ababurayi muri Yonga. Jesus, muri kuri Tinda Zubatiro n'urwego Peacine yishyizeho ahubwo ugiye kuzongera. Okay, so ni ibibazo abantu nyine hari ababimbaza bisanzwe, abantu tutaziranye nibyo bibazo mbona kenshi bigaruka. Atetse ifiriti mu baturanyi bawe goshano akora zitetse yaje Juliet kamenye ko atetse ifiriti uburyo bukabije cyane. Tangiye nkubaze. So ni ibibazo tugiye koza Peacine, abantu benshi bagiye mubaza cyangwa se na okay. Icyambere, wize hehe, wize kukiye kigo, wize hehe? Okay, ya abantu benshi bakunda kumbaza ngo nize he, niba uko wenda okay ntago nzi impamvu yashoboka, ariko wenda mvanga indimi ubwo nyango nibisanzwe, ariko muri primaire wenda niho nahera nize Kigali Parents. Yeah. Okay. Yego nize Kigali Parents, ariko kugeza mu 5 yabagaho se hajya biratwiga. Really? Of course. Yari hari. That's new. Ubize ngo muri million niyo mpamvu for private tangaye. Yeah, hanyuma naje mu 5 then mindura kuri Kigali marangiriza primaire. Muri secondaire rero nize muri Kenya, ndangiza tronc commun
ngaruka hano mu Rwanda ni umwaka umwe still birananira andi nyine system yari yarahindutse byose mbona ntabimenyereye. Usubira muri Kenya? Yego. What about Conaston, my friend? Oya reka hariya naha sinzi ukuntu nakubwira ariko nahize nk'igihembwe kimwe. Katiya nahingaye. Oya ntabwo mbeshya. Conaston nagaragaye. Nahize nk'igihembwe kimwe cyane nyuma nje gukora exam. Ariko namenyereye muri Kenya. Okay. Ya ahubwo nyine ntago nuko abantu benshi nyine urumva ntago babazi ubuzima bwanjye muri privé ko nakunda kubisharinga ariko ni gutyo byagenze. Igice kinini cyane cya high school nagikoze muri Kenya, ni naho nahuriye n'umu ex wanjye. Ntago rusiko nakoze mariage muri Kenya. Okay, JULIET mureke. Niyo nahuriye n'umu ex wanjye rero ndi muri wa mwaka nyine wa vacances, tubyana umwana. Okay, JULIET ntago nigeze muga. I'm sorry shiri, nari skari best friend wanjye this nawe ntago ibintu byinshi abizi. So niho twahuriye tubyana umwana, ni umuzungu. Ni umuzungu wo muri Espagne. Peacine yarapfuye ariko mwana byanjye n'umuzungu. Oya nisi umwana wanjye This is a joke. Kubera ukuntu bamenyereye TBT nyine bahora bakora prank, ibintu byose barabigize. Yeah, leave alone prank. Ntabwo turi muri prank. Okay, your babies. Yiteze n'umumeti. So niho nakuriye na ex wanjye w'umuzungu tubyana umwana w'umumeti. Ubundi njyango ni naho natangiye kugirira journey yo gukunda ibintu byo gukora skin care kubera nyine my ex yakundaga urumva abantu bafite uruhu rwera ku zuba ryo muri Afrika usanga buri gihe ahora yisiga ibintu amavuta ama sunscreens, bituma nanjye menyera skin care na gukoresha sunscreen cyane. Murabizi ko nkoresha sunscreen cyane kugira ngo nyine ko yanjye imere neza. Niki cyakubabaje utazibagirwa? What are you doing? Okay, ikintu cyambabaje cyane no kubona nyine your relationship irangira kuko njye numvaga nyine ko abana bose nzabyara azaba abazungu. My ex-husband twagenaga ahantu hose nyine. Is from which country? No, muri Spain. Spain. Okay. Nyine kubona iyo relationship irangira ko dutanye ibihe byiza none no kugaruka mu Rwanda gutangira ubuzima bushyashya. Mwakore mariage iyo ngiyo muri Kenya niho twahuriye. Wigeze ujya muri Espagne se kuri? Njye nkunda kujyayo nyine n'ubundi muri vacances ko hari n'inshuti nyinshi. Na last time cyagiye mu gihe cya Christmas niho nari. Sorry ku bintu byakubabaje. So bibaho ariko ikiza nuko wenda nabikoze mu ibanga, so no kurangira sinzi n'impamvu bivuze ariko nuko nzi ko community yanjye ari abantu banjye ariko ubundi anyway bibaho. Tuba turavuga Peacine mutsinzi cyangwa n'undi muntu wundi. Njyewe na vaseline. Akenshi cyane kubwo mbere uyu munsi nakandi gifura. Naka makeup urye ntabwo nkunda gushyiramo. Akenshi nkora makeup ngiye kuri kamera. Kuri kamera. Okay. Gusa sunscreen yo ntabwo nayiyoberwa ko umwana wanjye kenshi ndayimusiga yagiye kuzura n'isore mu kupita gahindi ku mutuku. Wagira ngo
nibyo bintu byo muri secondaire muri interna kunwa naza bakatwifatira shaka kubaza ikibazo cya nyuma ko numiwe n'umukuru ngo izuba ntabwo ndimenyereye. oh Jesus usari izuba Peacine urumva ahantu nabaye cyane ubu ngubu muri iki gihe bo baba hakonje muri Kenya harakonje cyane birirwa bambaye imipira ntabwo ari i Burayi nambeshye i Burayi njyayo nyine gacyamo muri vakansi muri Espagne niho honyine njya muri vakansi kubera ko urumva nabaye married n'umu Spanish so you still dating him? Oya ntabwo tudating ariko nyine nari naragize chance yo kubona ibyangombwa byo kuraba. Wakunda umuntu ukennye nicyo kibazo ufite hano? Umuntu ukennye se buriya okay apana na nko kuvuga ngo wenda atari kuvuga ngo arakinya ndatabona n'ibyo arya ariko ubundi ngiye niyo yabacuza agataro niyo yabatwara igare so ngazi dukundana ankunda wenda niba ko nakundanye n'umuntu ukize cyane nkabona nta kintu bimaze ubu ngubu numva uko ariko kose afa kwa nkunda nyine mbona afite urukundo rwanyarwo namukunda rwose ego namukunda we ntabwo amukunda w'agataro ego wakundanye n'umuntu ukize cyane urumva ego ariko ubundi umuntu usanzwe nge umuntu akennye ariko atari kuvuga ngo buri byaryo icyo yabakora cyose namukunda kandi ari nk'umukwaferi apana abantu batari nk'abantu muri quartier bakunda bogosha abantu bavuye ku ishuri mu modeste niyo yabatwara imizigo namukunda ndakumyoje nukuri namukunda niyo yabatwara imizigo turaziranye ibibeshya community abapana njyewe I think ibyo bibazo bitandebaga niyo mpamvu mvaga nisha amatwi ibyo bisubizo ntabwo byandebaga byarebaga community yawe kirose nukuri njye namukunda umuntu nahise muri ibyo bihugu byose wazengurutse ntabwo ari byinshi ngenze muri Kenya gusa ni Burundi ko njyayo kubera famille ya papa ariko muri Espagne naho njyayo cyane South Africa ntabwo ajya gusura ese muvandimwe wabigagayo n'abantu bagiye kwise oya bizeyo nta nubwo ari umwe ni babiri ariko ntabwo nabwo se ni cye wishimiye cyane wabonye cyiza mu Rwanda Burundi Espagne ni cye wakunze of course mu Rwanda nta hambere mu Rwanda se ubundi mu Rwanda uhaba umeze neza donc utavunika ikibazo cyo mu Rwanda ntekereza ko ari ukuvuga wenda nko kwirirwa ku zuba kugira gute ariko nkanjye urumva ntabwo mvunika cyane mva ndi mu rugo income yanjye kenshi iva mu nzu yanjye so mfite inzu nkodesha bakanyishyura ntabwo ari kuvuga ngo nirwa ku zuba nagiye guhiga iyo rero uri muri Kigali udahiga cyane ntabwo uvunika pe ufite inzu ukodesha utambwiye se ngo nanjye nishakira abakiriya nanjye nyibemo iba hehe iba muri Vision City mbese wabasha kwishyura basi niba ari nk'abantu wenda muziranye babasha ko itangira mu bibiri so hagize nk'abantu wenda wumva ariko kenshi abantu baba barimo batindamo ku buryo bitambura itangira bibiri Show me that kind of yours. Ndavunika cyane. Uvunika. Ubundi YouTube nyine nyikora nka hobby ama weeks ni hobby ntago bari kuvuga ngo ni video ubundi irumva income yanjye remain niyo ngiyo. Ubundi rero nkakora ama weeks n'iki byose ku bundi. Nzekiri kigamije kigamije. Yari get to know me. Oya. Igo ni ibibazo abantu benshi bakunda kumbaza abantu barasubscribinga abantu bagasubscribinga ahubwo ugasanga ntabwo muziranye ntabwo kandi nyine ibibazo byangombwa ikibazo ntabwo ari ibibazo ikibazo ni ibisubizo ibyo bisubizo byari byiki rwanda kabiriye ko uri bukatingire hari ibisubizo urimo gutanga muri bidafite n'ibishingiye n'ibye
Uzi ko utagira n'umuntu ibanga se ngo ufite inzu kwishyura 200 hano inyota ikaba yatwishe Shajuanyi basi yo wiyangana mbese nta nshuti kuri we it was a prank ndetse usigaye ukora ego muraba pranksters usigaye ukora prank ngayandusha jewe navuze ati itavuga modenze karumenti cyane kwashira agafoto ngo nize Kigali Parents nani Kigali Parents nayo mbaga makuru yari ihari kugira yari ihari ko ari twiganye wenda bayize ariko ngiye nayo mbaga makuru nabwo ngo dibaye nize muri binjyo for information ko primaire do binjyo nana kari ngo nabarundi usiko unabeshya ibintu oya honest ntabwo birabe ntabwo nari kwibaye nunukaga ngo umwana nyicaye imbere gutya ndimo kumureba ukanyibishwe ngo afite ngo bwizabe ngihagaje muzuba bwise uzi ko bivuze wenyine nkuko ugenda wisubiriza ibibazo nta muntu muri kumusobanura babyemera ubeshya nyine ngira nzi ko n'ubundi ariko ndibubeshye wowe ugatuza wasambere inshuti nziza ntabwo byankundira ikintu cyanene ni ukwihanganira ibintu nk'ibyo ngibyo na Claire arabizi yigeze kuyinkorera iyo ngiyo ahubwo ukoze nkajya abwira umuntu kuri telefone ngo ariko ndi Mario ngo ndi guciringa twicaye 250 izuba ryadukubise nta nayafata dufite nanjye bafite inzu muri vision nkaba nshiringa muri Kanombe guys Nui Kanombe YouTube ntago ari hobby umva ahubwo barebe cyane nuko iri busibuke naka ad nakamwe kuko nakundara ariko ngenda gakeneye it was a prank afite nani kintu kimwe navuze kizima ngo umva muri Kenya ngo nize muri Kenya cyose nyumva mu muri yakoze divorce neza divorce Jesus ni Maria nyine na mekinzi shako mbeshya ko mvuga nyine nshaka kubeshya byayo ndi muvuga nyine nawe ukavuga thank you guys I'm sorry nababeshya byose bishoboka ndashaka kureba ko Juliet nyine yanga varinga I can't nagato umva rwose niba nifite nagato basi iyo mbigusaba se bari kwemera njya kugera ku buryo bw'ubugeze n'umumetse kwihangana ibintu nyine urashobora kuvuga wenda ugahececeka ibyo kwiga KPS naribi nahececeka ko iyo kwiga muri Kenya sigana at least ako ndeze n'umetse ngo panye n'umurundi ibyo nabyo nta kibazo ako kumbwira ngo ufite inzu ngo Vision City na Denze umva ibyo ntabwo nabyemeye wenda naye guseka gahoro cyangwa ava muri video wakuye kabeshya muri Spain nabo barabizi ko nawe cyo akwajya muri Spain ufate niko ko nakunda kwekana ubuzima I love you guys. Mukore subscribe muhayire kuri hobscan.com ari shop yanjye umva ndi gufilmira mu rugo hari nk'ishana bindangaza umeti wanjye